wabyanditse bagejeje bamuhimbye rwose niyo wabyanditse avuga ko bitewe no kuba yenda hariya muri kariya kagari ko kwari kugaragara ubwandu bwinshi ariko kubikora kuriya ni uguhubuka ni ugushyumuka niko nabyita kuko nta bubasha bifitiye yagombaga kugisha inama cyangwa se reka twizere ko abakunzi bacu aho muri mumeze neza. Ni Kigali Paradis, ni Alani Claude Mwumva. Bashimiye ko mukomeje kutwereka urukundo mu gukurikira ibiganiro byacu no kuduha ibitekerezo ku nkuru tuba twakoze zitandukanye. Iteka nkunze kukubwira ko kugira ngo udacikwa n'amakuru agezweho ndetse n'ibiganiro bicukumbuye tuba twakoze nuko bakanda subscribe kugira ngo tujye tubana. Kanda subscribe ukande kunzogera ubundi wemere ko tuzajya tubana mu biganiro byacu. Iteka ko tumaze gutunganya inkuru uzajya ubu wa mbere mu kuzibona. Uyu munsi reka tugaruke gatoya kuri COVID-19. COVID-19 ikomeje gutuma bamwe bafata ibyemezo bidahwitse. Kuri Twitter y'akarere ka Nyamagabe haravuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe busaba abantu bose kudaha agaciro itangazo kuko uwafashe umwanzuro nta bubasha abifitiye. Abaturage b'akagari ka Gatare barakomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi ubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Iyi ni tweet yasohotse nyuma y'uko hagaragaye itangazo ry'aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatare ho muri aka karere yari yashyize akagari ka Gatare nyine muri guma mu rugo, anabikora muri format neza kuko inama y'abaminisitiri y'ibigenza igatanga amabwiriza n'imyanzuro ku kubahiriza iki cyorezo cya COVID-19. N'uyu muyobozi w'umurenge wa Gatare nawe niko yabikoze, hanyuma amenyesha abaturage b'akagari ka Gatare ko bari muri guma mu rugo. Itangazamakuru rimaze kubona nyine iby'iyi baruwa yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe, hanyuma umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe nyine yagira icyo atangaza kuri ibaruwa yari imaze kujya ahagaragara ndetse anahumuriza abaturage kuba bakomeza imirimo yabo nk'ibisanzwe. Reka twumve icyo nyakubahwa meya w'akarere ka Nyamagabe yatangaje. Yavuganye na Popote TV hanyuma ababwira uko ibintu bimeze. Reka twumve umuyobozi w'akarere. Akarere ka Nyamagabe imenyekanisha ko ari itangazo ryasohotse, umwanzuro wasohowe n'umuntu udafitiye ububasha w'umuyobozi w'umurenge wa Gatare, avuga ko mu kagari ka Gatare hashyizweho guma mu rugo. Ubwo urumva iyo umunyamakuru umuntu ayobonye hari ukuvuga ngo ntabwo afitiye ububasha, ariko akabaho wenda no kumenya niba iryo tangazo koko ariyo wariyanditse cyangwa niba ari kwakunda abantu bahimba ibintu bagashyira muri bagejeje bamuhimbye rwose niyo wabyanditse bitewe no kuba yenda hariya muri kariya kagari ko kwari kugaragara ubwandu bwinshi ariko kubikora kuriya ni uguhubuka ni ugushyumuka niko nabyita kuko nta bubasha bifitiye yagombaga kugisha inama cyangwa se akajya inama ku nzego zibifitiye ububasha twari zibifataho umwanzuro ntabwo agomba kubikora kuriya rero. Niyo mpamvu twahisemo kubihagarika no gusaba abaturage ko bakomeza kubahiriza amabwiriza asanzwe ariho yo kwirinda. Noneho inzego zibifitiye ububasha zarisuzuma n'isanga ari ngombwa zifata umwanzuro kuko nanjye ubwanjye nta bubasha mbifitiye ntabwo. Amakuru mfite nuko hari inama ya command post ya buri munsi ireba ibijyanye n'ukuntu corona imeze. Wenda mu nama zishobora wenda ku rwego kugira ngo rwa minaroke primatire ntacyo bari bakabivuzeho, ariko namwe mwayibonaga muri kariya kagari ka Gatare n'uwakurikira Nyamagabe hari ubwandu bwinshi kurusha ku tundi tugari. Yego ndabibona byo nibyo rwose burahari. Niyo mpamvu abaturage bakwiye kumenya kwirinda no kongera imbaraga mu kubahiriza amabwiriza, ariko ibyemezo bifatwa ntabwo bigomba guhugirwa, bigomba kubanza bigasesengurwa neza noneho bikanafatwa hakurikije nyine amategeko. Ngayo nguko rero ni nyuma y'uko nyine hari hamaze gukwirakwira ibaruwa ku mbuga nkoranyambaga ivugaga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Gatare
bumenyesha abaturage bose ko nyuma yo kubona ko ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera cyane cyane mu kagari ka Gatare, hafashwe umwanzuro ukurikira kandi ugomba gushyirwa mu bikorwa kuva ku itariki ya 4 z'ukwa munani kugera kuri 14 z'ukwa munani wa 2021. Iyi baruwa ivuga ko akagari ka Gatare gashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo. Ingamba zikurikira zigomba kubahirizwa kuva kwa gatatu tariki ya 4 z'ukwa munani kugera kuri 14 z'ukwa munani 2021. Ingendo ziva cyangwa zinjira muri aka kagari zirabujijwe. Abaturage ba Gatare barasabwa kuguma mu rugo. Imodoka na moto n'amagare ntibyemewe gutwara abagenzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo nyine kuko umwanzuro w'inama y'abaminisitiri usanzwe ubivuga. Hanyuma iri tangazo rikaba ryasojwe nyine risinyweho na Ndagijimana Gustave, umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatare, ariko nk'uko mwabyumvise meya akaba yanabihakanye, ndetse nk'uko tweet y'akarere ka Nyamagabe nayo yabivugaga, akaba yasabye abaturage kuguma kubahiriza ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe. Reka natwe rero tubashimire, tunabashishikarize kuguma gukurikiza no kubahiriza amabwiriza n'ingamba zose zo kwirinda COVID-19. Ubundi tuzakomeza tubane mu biganiro byacu bitaha. Reka mbashimire, Imana ibarinde, tuzasubire.